Abantu bacitse ururondogoro ndetse bari mu rujijo rukomeye cyane nyuma yuko ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru bitandukanye haramukiye inkuru yacaga amarenga yuko uwitwa Vestina yaba yari guca amarenga yuko yaba agiye gutandukana n'umugabo we cyangwa yaba yatandukanye n'umugore we. N'amagambo agira ati uyu munsi mbayeho nabi kandi sinari mbikwiye, nagize amahitamo mabi ariko byanyigishije byinshi. Nta mugabo uzongera kumbeshya ngo anyangirize ubuzima. Umugabo nzongera guhitamo nzabanza kumumenya bihagije. Nta muntu uzongera kunkoresha. Ishimwe Vestina. N'amagambo yateye abantu benshi kwibaza bibaza icyo yandikiye aya magambo, bavuga bati se biranze mu rugo. Reka tubanze tugaruke kuri iyi nkuru yose, tuyive imuzi n'imuzingo, tunagaruke no ku biganiro yagiye agira kuri za social media zitandukanye. By'umwihariko turaza kwibanda ku kiganiro yagiranye n'umuyoboro wa chaîne ya MYE, aho yanagarutse ku rushako rwe ndetse ubwo yari ari kumwe na murumuna we Dorcas yanamugiriye n'inama. Ariko byinshi mu by'iyi nkuru yatangajwe cyangwa byinshi mu biri kuvugwa turaza kuza kubimenyera hano. Wibuke gukora subscribe niba utari wabikora kugira ngo amakuru n'ibiganiro byacu uzajye ubasha kubibona mu ba mbere. Ese koko Vestina yaba yatandukanye n'umugabo we Idrissa washakanye nawe n'ubusanzwe havuzwa amagambo menshi koko menshi cyane. Na n'ubu amagambo yarakivugwa, hari abenshi bavuga bati ubundi kuki adatwita niki, mu gihe hari n'ababanje kuvuga yuko yagiye afite inda, ariko noneho amagambo yarahari yavugaga naho bibazaga bati kuki adatwita. Noneho aka kanya ibintu bihise bigira bite, bihise bisubira rudubi. Reka tugaruke kuri iyi nkuru. Ni inkuru igira iti umuhanzikazi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Ishimwe Vestina uririmbana na murumuna we Kamikazi Dorcas yanditse ubutumwa bwaciye igikuba buhishura intimba, kubabara no kongera kwigira ku buzima bwe bwite. Ishimwe Vestina yanditse amagambo aremereye kandi adasanzwe kuri uyu wa kabiri tariki ya 18 Ugushyingo 2025 agira ati ubu buzima mbayemo si bwo buzima nahisemo, ndi mu bihe bibi kandi sinari mbikwiye n'ibindi. Nta mugabo uzongera kumbeshya ngo ansenyera ubuzima na rimwe. N'amagambo rero y'umuntu uremerewe n'agahinda ariko uhagurutse ashaka gutangira indi page nshya cyangwa ashaka gutangira ubuzima bushya, agasohoka mu mutima w'umuntu wiyemeje kudaheraho ahubwo agafata icyemezo cyo kwiyubaka. Mu butumwa yanyujije kuri konti ya Instagram, Ishimwe Vestina yakomeje agaragaza ko adateze kongera kwihutira guha undi mugabo urubuga mu buzima bwe atamumenye bihagije. Mu mvugo irimo gutekereza cyane ku buzima bw'imbere mu muryango yagize ati umugabo nzongera guhitamo nzabanza kumumenya bihagije, menya imico ye, umuryango we, ibyo ahagazeho n'ubuzima bwe muri rusange. Nta muntu uzongera kunkoresha cyangwa kunkinisha. Ni ihame rikomeye kandi riyobowe n'inyigisho yakuye mu bubabare yanyuzemo mu mezi make ashize nyine uyu mukobwa akoze ubukwe. Ni ibintu bitavuzweho rumwe kuko ubu butumwa buje nyuma yuko ku itariki 5 Nyakanga 2025 Ishimwe Vestina yarushinganye na Guadrago mu birori byabereye mu Intare Conference Arena. Byari byuzuyemo ibyishimo, indabo n'amasezerano y'igihe kirekire, ariko nk'uko yabitangaje ubwe amezi 3 yonyine ashize yabaye ishuri rikomeye ry'ubuzima, nibyo yitangarije. Mu kiganiro yagiranye na MYE Empire, Ishimwe Vestina yari yasobanuye ko urushako ari nko kwinjira mu gihugu utazi, bisaba kubanza kukimenya, kukiga no gukuramo amasomo akomeye.
ati ntabwo ndamenya ibintu birenze cyane kuko ntabwo mpamaze igihe cyane, ntabwo nabwira abantu nti bimeze gutya na gutya, naba ndi kwigira umuntu w'inzobere cyane kandi nanjye nta gihe kinini mpamaze. Kujya mu rugo ni nko kujya mu gihugu utarumenyereye bigasaba ko uhiga, byarangoye sinababeshya. Yakomeje abwira murumuna we kwitondera kurushinga. Yagize ati natekerezaga ubuzima nari mbayeho na ba Dorcas, ariko bitewe nuko mama yangiraga inama naramenyereye nta kibazo. Mwana wanjye Dorcas, ntuzashake ukiri muto cyane uzaburetse. Aramutse ashatse akiri muto namucira inkoni nkamukubita, nge byari umugambi w'Imana. N'amagambo yasaga no gutebya ariko ari mukuri kandi akomoka ku byo ubwe yaratangiye guhura nabyo mu rugo rwe rushya. Kamikazi Dorcas nawe yavuze ko nyuma yo kurongorwa k'umuvandimwe we yananiwe kwiyakira. Yagize ati ubukwe bukirangira ntabwo nabyiyumvishaga, ahubwo numvaga bitanabaye, kurya ngo byaye byaramunaniye. Akomeza agira ati n'umuntu twakuranye kuva kera, noneho yarameze nka mama wanjye muto, n'umuntu wanyitagaho naba ntari kurya akambaza impamvu akanantera imbaraga. Yakomeje avuga ko yagize agahinda gakabije bizwi nka depression, ku buryo yanamuhamagaye saa 9 z'ijoro ku munsi w'ubukwe. Imaginary yaramukumbuye cyane kandi uwo munsi. Uyu mukobwa Dorcas akomeza avuga yuko yamaze nk'ukwezi atishimye, ubwo urumva yaranze kubyakira kuba ari wenyine, ubwo urumva n'abana bameze nk'imanga babana cyane. Vestina na Dorcas bari bamaze igihe muri Canada, aho bari gukora ibikorwa bitandukanye by'umuziki no gusura abafana. Mu cyumweru gitaha aba bahanzi bari kwitegura kugaruka mu Rwanda. Nta byinshi bari batangaza kuri ibi byatangajwe kuri aya magambo ya Vestina yatangajwe, ariko hakomeje kwibazwa icyatumye uyu mukobwa atangaza ibi. Ishimwe Vestina atangaje inkuru yari koroje ku mbuga nkoranyambaga nyuma y'iminsi 6 itsinda abarizwamo rya Vestina na Dorcas riteguje indirimbo nshya yitwa Usisite, bikaba byitezwe ko ijya hanze mu minsi ya vuba bakigera mu Rwanda. Reka tugaruke inyuma, tugaruke kuri ibi ngibi tumaze kuvuga. Ese aba bakobwa baba bari gutwikira iyi ndirimbo yabo igiye gusohoka, akaba ari ubu buryo bahisemo kubicishamo, akagaragaza impungenge afite zo kuba cyangwa akagaragaza ibibazo afite by'urugo rwe, akabyandika kuriya, none abantu bakaba bagira ngo ni ibibazo afite kuko bazi yuko abantu basamira ibi bintu hejuru, ndetse akavugwa n'amagambo menshi. Ubundi mu gihe bari kuvugwa cyangwa mu gihe bimeze gutya, ukajya kubona ukabona bahise badutamo indirimbo, ari uburyo bwo gutwikira iyi ndirimbo. Ushobora gusanga ari uburyo bwo gutwikira iyi ndirimbo, ari amagambo agize iyi ndirimbo. Ariko nanone bibaye atari byo, birabibyuya, bibaye atari byo bikaba ari ugutwikira aya magambo, akaba ari amagambo, aya magambo yanditse akaba ari amagambo agize iyi ndirimbo, cyangwa bikaba ari bumwe mu butumwa bugize iyi ndirimbo, akaba yabanje kubicisha kuri social media ziwe kugira ngo nyine abantu akanabashyira no mu cyeragati, agatangira nyine gusa nkaho abacacanga ukuntu bakajijwa, noneho nyuma indirimbo igasohoka tugasanga nibyo yavugaga. Ariko se biramutse bibaye atari byo, mwibuke yuko ajya gushakana n'uyu mugabo havuzwe byinshi. Byavuzwe yuko uyu mugabo amurusha imyaka, byavuzwe yuko ngo uyu mugabo yari umusilamu ndetse yari afite n'abandi bagore mu gihugu cy'iwabo. Havuzwe byinshi, hari n'abavuze yuko yari umusirikare. Havuzwe byinshi. Ibaza ibi bintu biramutse bigiye bigahuzwa, Vestina akaba atarabizi yuko uyu mugabo wenda afite undi mugore. N'ubusanzwe bivugwa yuko bamenyanye mu gihe gito. Ni ibintu biri kuza bigahura n'ibi byose, bigahura n'ukuntu yahannye murumuna we ati uzabe witonze gushaka ukiri muto, n'uyu mukobwa nawe bamushinja gushaka akiri muto, n'ibindi bintu nk'ibyo byose bikagenda bigahuzwa. Byaba bigoye. Reka tubisengere, cyangwa biraba ari ugutwikira indirimbo, ntibiba ari ugutandukana. Bibaye ari ugutandukana cyaba ari ikibazo. Reka dukomeze tubibakurikiranire, niyo mpamvu tuba turi hano. Ndabakunda cyane.